Kugeza ubu umusaruro w'ubuki mu Rwanda ungana na toni ziri hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 4 ku mwaka, ni mu gihe intumbero ari ukugera kuri toni zirenga 8,000. Bamwe mu bahagarariye amakoperative y'aborozi b'inzuki bagarutse ku mbogamizi bagihura nazo zituma uyu musaruro ukomeza kuba muke. Izi mbogamizi zirimo imizinga ya kijyambere n'ibikoresho byifashishwa mu gusarura ubuki bikiri bike ndetse n'ubumenyi budahagije ku bworozi bw'inzuki. Ikibazo duhura nacyo, dufite imizinga mike ya kijyambere ni 15, ariko nta bikoresho byayo dufite. Niyo tugiye tuyihakura ku buryo bwa gakondo, ko nta mashini dutunga. Ibikoresho byose byo mu mizinga ya kijyambere hari izo bita griyarene n'ubw'imirezi buto. Umva rero umusaruro niyo tubonye bari mukiya cyane. Tugize rero amahirwe tukabona ibikoresho, twebwe umusaruro wakiyongera. Bizasaba yuko twigishwa kubirebana no kugaburira no kuhira inzuki, tukamenya n'ibiti twatera bishobora kwihanganira izuba, bishobora kurabya inzuki zikaba zakuramo ibyo kurya. Ikindi ni amahugurwa ku birebana no gukora mu nzuki, kuko nanone iyo ibyonnyi bibaye byinshi nabwo ntizishobora gukora neza, uburwayi mbese bwaziteye. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Tony Nsanganira nawe yemera ko umusaruro w'ubuki ukiri hasi cyane, ariko ingamba zafashwe zirimo no gukorana n'abashoramari, avuga ko zitanga icyizere mu kongera umusaruro w'ubuki. Ni ngombwa ko abantu bamenya umusaruro uyu munsi uko bihagaze. Uyu munsi dufite abavumvu barenga 80,000, tukaba dufite imizinga irenga 90,000, ariko hafi 70% y'iyo mizinga ni gakondo, 30% niyo ubona imaze kugera ku rwego rushimishije, niyo twifuza ko mu by'ukuri yiyongera. Mu by'ukuri ibiro biva ku mizinga igezweho iri modern turi kuvuga, hari naho usanga igera kuri 80-90, ibiro 80-90. Nibyo twahoze tureba n'uriya mushoramari, ariko hari n'amakoperative uyu munsi makeya, hari n'abo mushobora kuvugana nabo bakabibabwira. Hari abari kuri 30, hari abari kuri 40, ariko noneho umushoramari ambwe ati biranashoboka ko bagera no ku 100, ku biro 100 ku muzinga umwe ku mwaka. Sosiyete y'umushoramari wo muri Singapore icuruza ubuki ku rwego mpuzamahanga yiyemeje gufasha ku buryo bufatika abavumvu bo mu Rwanda, aho izatanga amahugurwa ku bworozi bw'inzuki, ikanatanga ibikoresho bigezweho bizatuma umusaruro w'ubuki wiyongera. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi avuga ko iyo gahunda itanga icyizere cy'uko umusaruro uziyongera. Mu by'ukuri ntabwo ari uko baje gusa ngo baje kugura ubuki buhari, baje no kuba bakorana n'aba borozi bacu mu gihe kirekire, ku buryo ndetse banabemerera no kujya babaha amafaranga mbere yuko bagira n'umusaruro babona, kugira ngo babashe gukora neza, hanyuma no musaruro nuboneka babashe kuwufata bawugeze kuri ayo masoko mpuzamahanga. N'ibyo rero cyari cyaduhurije ahangaha, ni gahunda nziza twishimiye, ni gahunda yunganira izindi gahunda twari dusanzwe dukora zo guteza imbere ubworozi bw'inzuki, kugira ngo turusheho kubona umusaruro mwinshi w'ubuki wunganira abandi ba rwiyemezamirimo bari babirimo n'andi makoperative asanzwe abikora. Ariko iyo turebye aho twifuza kugera muri gahunda yacu y'imbaturabukungu, nayo ifite uwo mwanya, aho dufite ubworozi bw'inzuki nabo bufitemo uwo mwanya, tuvuga ko twifuza kugera ku 8,000 bya toni. Uyu munsi tukaba tukabakaba 3,000 birengaho bikeya, ariko iyo tubonye abafatanyabikorwa nk'aba ngaba biduha n'icyizere ko umusaruro uziyongeraho kurenza naho ngaho tuba twarateganyije. Ku kibazo cy'imiti iterwa mu myaka ikaba yabangamira bikomeye inzuki, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi avuga ko hashyizwe ingufu mu gushyira ubworozi bw'inzuki ahantu butabangamira ibikorwa by'ubuhinzi, kuko byombi bikenewe. Twifuza ko umusaruro ukomoka ku bihingwa byacu nawo ukomeza gutera imbere, ariko n'ubworozi bw'inzuki nabwo ukagenda gutera imbere. By'umwihariko rero mu gace k'Akagera cyangwa se muri zone y'Akagera no muri zone ya Nyungwe, aho aborozi benshi baturutse muri aya makoperative, ibyo bibazo mu by'ukuri nta bihari, kuko kandi n'abo bashoramari ndetse n'abandi bakora ibikorwa bifuza kuba ibyo bintu hatabaho kubangamirana. Niyo mpamvu rero twishimira ko mu buryo bwo kunoza uburyo ibikorwa byuzuzanya, ari nabyo bizatuma nyine tubasha kubona umusaruro ushimishije kandi wujuje n'ubuziranenge wifuzwa kuri aya masoko mpuzamahanga. Kugira ngo ubworozi bw'inzuki mu Rwanda butere imbere kurushaho, abashoramari baturutse muri Singapore barasaba abavumvu gukorera hamwe mu rwego rwo kugaragariza isi ubwiza bw'ubuki bw'u Rwanda. Tito Dusabirema, Lemigo TV.